kwa kane ariko Mata. Abantu bavutse mu kwezi kwa kane ni abantu barangwa no gutuza, bazi kwitegereza cyane no kubona ibintu mu buryo bwihuse, bazi kwiga bagendeye ku makosa yabo mu buzima babayemo, kandi bagakunda gukora ibintu ku murongo. Ntabwo bakunda abantu bakunda kuzarira mu kazi, aho rimwe na rimwe bashobora kugaragarana igitsure cyinshi ndetse ntabwo bagira mu buzima bwabo. Bano bantu bavutse mu kwezi kwa kane bakunda abantu bagira gahunda, bagakunda guhanga udushya mu bintu byose bakora. Nta kintu baba bifuza yuko cyakorwa nk'ibisanzwe, babumva yuko akantu kose bashyiramo kakabyara akantu keza, kose badashobora kukibagirwa. Bano bantu kandi bakunda isuku, bakaba ari n'abantu bakunze kugishwa inama cyane kubera ukuntu ari inyangamugayo. Bashobora kugira amahane cyane, hanyuma kubera iyo mpamvu iyo batitonze bakaba bashobora gutinywa. Ni ibiki bibi bishobora kukuranga niba waravutse mu kwezi kwa kane? Niba waravutse mu kwezi kwa kane uri umuntu ushobora kwitonda cyane, gusa ariko amahane yawe ndetse n'uburakari bikaba biza ari bibi cyane, bikaza ku rwego rwo hejuru. Ku kintu umuntu wo mu kwa kane yizera byakugora kugihindura kuko akunda cyane guheza inguni y'ibyo arimo cyangwa atekereza yuko ari ukuri. Umuntu wavutse muri uku kwezi aba ashobora nanone guhindura ibyiyumviro bye vuba, ku buryo akanya yishimyemo cyane ari nako kanya ashobora kuba yarakaramo cyane. Ashobora kandi kukwereka icyo ashaka kubona, ku buryo ushobora kwibwira yuko agukunda nyamara nta kintu na kimwe umubwiye. Ari nayo mpamvu uzasanga abanyapolitike benshi bagize igikundiro baba baravutse muri uku kwezi kwa kane. Impamvu nuko bazi kugendera ku byifuzwa n'abantu. Bano bantu bavutse mu kwezi kwa kane bagira umuco ukomeye wo kurambirwa vuba cyane, ariko kandi bakanagira impano ikomeye yo kubasha kwihangana, ku buryo usanga ari ibintu bijyana ndetse ntabwo ari benshi bashobora gupfa kubimenya. Mu buzima bw'urukundo ni gute umuntu wavutse mu kwezi kwa kane yitwara? Mu rukundo niba waravutse muri kuno kwezi, nibisanzwe kuyobora byinshi mu bikorerwa mu rukundo rwanyu, ni wowe byose bigenderaho. Iyo rero icyo ushaka yuko gikorwa kidakozwe, hakaba hazamo ibibazo byinshi cyane. Uri umuntu ufuha cyane, ibyo ngibyo biri muri kamere yawe, bishobora no kugeza ku rwego umukunzi watangira kugutinya. Ariko ku rundi ruhande uri umuntu ukunda bikomeye, ukagira amarangamutima mu rukundo kandi ugahorana udushya, ku buryo umukunzi wawe ahora kubona binyuranye na mbere. Kubwo kuba umuyobozi mu rukundo, kenshi ukaba ubasha kureba izaramba n'ibizapfa, ku buryo rimwe na rimwe ushobora kubyirinda, cyangwa se nanone wabona ari ibizaramba ukaba wabishyiramo imbaraga zawe zose. Icyo ukeneye gukora rero ni ukugenzura amarangamutima yawe no gutanga umwanya, kuko umukunzi wawe aba nawe akeneye kwigenga. Inama abahanga bakugira ni waravutse muri uku kwezi kwa kane, kuko uri umuntu uzi kwigira ku bintu bihari no ku bantu bari aho, n'ubundi urasabwa gukomeza kwituriza. Ukwiye kwiga guceceka mu gihe cyose urakaye, kuko uburakari n'umujinya byawe bishobora kugukoresha ibyo utakekaga kandi ukazicuza nyuma. Umwanzuro muto wose ugiye gufata banza wiha umwanya wo kuwutekerezaho, kuko kenshi usanga ubabajwe n'ibintu wakoze nyamara wari kubihindura iyo ubanza kubitekerezaho. Indi nama abahanga bakugira, ibyiyumvo byawe kuko bikubwira ibintu mbere yuko biba, igakugenga neza amarangamutima yawe, utangira utekereze ku bintu runaka ugiye gukora, niba atari ibintu bishobora kuba byazakugiraho ingaruka nyuma, maze ubyirinde. Ariko kandi nusanga ari ibintu bishobora kuba byazakubera byiza mu gihe kizaza, utangire kuba wabikora. Niba waravutse muri uku kwezi kwa kane, bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza, Thomas Jefferson wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime ukunzwe muri Amerika Eddie Murphy, Jackie Chan wanditse amateka akomeye cyane ku isi muri sinema, Charlie Chaplin umunyarwenya ukomeye cyane wabayeho ku isi, Jet Li nawe wakunzwe cyane mu myaka yashize, utibagiwe na Travis Scott umunyamerika w'umuraperi ukunzwe.